Muraho neza abakunzi bacu bahora badukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho tuduhuje gukosora ikizamini kiba kimaze gukorwa kano kanya kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsindire ku manota hejuru kandi bitatugoye. Ikintu usabwa kugira ngo gukosora ikizamini nk'iki ntabwo biba bigoye. Ufata agapapuro, ugafata ikaramu, ukajya ahantu hatuje, ahasigaye ikibazo cyawe gifite ibisubizo bine, ukagenda uhitamo igisubizo cy'ukuri kimwe, ukaza kureba amanota uraza kugira kuri 20. Ibi nibyo no kubikwibuza gukanda subscribe niba utari wayikanda mbere y'uko ureba video, manzi ujyaho wanditse subscribe wakande kugira ngo ikizamini gishya dushyizeho gikozwe, kugira ngo amasomo mashya bashyiriyeho, murabizi ngenda bashyiraho amasomo agenda bafasha kumva neza bino bizamini byakozwe, kugira rero ujye uhita uyabonera ku gihe. Ujya wanditse subscribe ukahakanda nayashyiraho ukayabonera ku gihe, utarindiye ko bagenzi bawe aribo bagusharinga linki. Iyi weekend ngiye kwashyiraho video y'amoko atanu ibyapa byo ku mihanda, muzayirebe muri benshi, n'icyapa n'ubusobanuro bwacyo n'ibibazo byose babazaho ku buryo wayireba. Murabizi ibibazo byinshi babyerekeye ku byapa, ukaba wajya mu kizamu ugakora rimwe ugahita utsinda. Murabizi niyo ntego yacu. Rero ndakeka ko mwamaze gufata udupapuro, ndakeka ko mwamaze gufata udukaramu, ariko mbibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba urose mu gihugu, twandikiye cyangwa uduhamagare kuri 078 935 16 26, kufashe kubona kode mu gihe gito aho waba urose mu gihugu. Noneho ukeneye kwiga mu buryo bwa online, ufite akazi katakukunda ngo uze twigane mu shuri, turakwigisha mu buryo bwa online, wazagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwandikiye cyangwa muduhamagare kuri izo nimero, asigaye ibyo byose tubafashemo. Ndakeka ko rero mwamaze gufata udupapuro, ndakeka ko mwamaze gufata udukaramu. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere cyabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga cyikoreye ibintu bishobora gufata inkongi ni ikihe cyapa cyerekana ko ibyo atwaye biturika byafata inkongi? Murabizi biriya imodoka bitwara ibintu bishobora gufata inkongi, bitwara amagaze, ama essence, hari ibyapa bashyiraho kugira ngo berekane ko icyo kinyabiziga gitwaye ibintu bishobora guturika, bishobora gufata inkongi. Ese icyo cyapa aba ari ikihe mwa bino byapa bine baduhaye? Itegereze neza. A, icyapa cyanditsemo long vehicle, bisobanuye ikinyabiziga kirekire. Urebe icyapa cyo kuri B, urebe icyapa cyo kuri C, ndetse urebe na kino cyapa cyo kuri D. Asigaye uvuga se kiriya kimodoka gitwara ibintu bishobora gufata inkongi kiba gifite ikihe cyapa? Ni ikihe cyapa bashyiraho mwa bino byapa bine baduhaye? Tegereze neza rero, usubizanye ubwitonzi iso cy'ukuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uraza kugira kuri 20. Bashoboka ko nabagiye kuvuga igisozo cy'ukuri utari wamara kugihitamo uhagaritse video kugira ngo uze kureba ko amanota ugize kuri 20 kuko ariyo wari kugira mwa kino kizamini cyakozwe uyu munsi. Ndakeka ko rero wamaze gutemezo cy'ukuri hano, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni handi igisozo cy'ukuri nta kindi ni B. Kino cyapa cya B nicyo bacyakwa biriya imodoka bitwara ibintu bishobora gufata inkongi. Urabona ko nta kino kirango cy'umutuku kiri hano iruhande, hareba akantu kameze nk'umuriro kari kwaka, bisobanuye ko ibintu gitwaye bishobora gufata inkongi. Ndakeka ko rero wamaze guhitamo B, ndakeka ko wamaze kuyandika ku gapapuro niba utarugihisemo. Ndakeka ko kigarutse mu kizamini, murabizi ibibazo biragaruka. Wakosora kino kizamini kimwe cyakozwe, wazagerwaho mu kizamini cyawe ukabona hari ibibazo 7 byagarutse byo mwa kino kizamini kimwe wakosoye. Rero iyo wakosoye byinshi ugerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Wabona hari biri kukugora ukatuyandika muri comment, ugakanda subscribe, nazabishyiraho ugahita ubibonera ku gihe. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba urose mu gihugu, twandikiye cyangwa uduhamagare kuri 078 935 16 26, twafashe kubona kode mu gihe gitoya. Asigaye nugerwaho uzakorera rimwe uhita utsinda, kuko iyo umaze gushaka kode twandikira kuri WhatsApp ikintu cyose cyagufasha tukajya tukiguhera ku gihe. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo ubugari bwa rumoro kikuruwe n'igare cyangwa volomoteri ntiburenza ibipimo bikurikira. Ibihe bipimo? A iravuga ngo santimetero 25, B ikavuga ngo santimetero 125, C ikakubwira ngo santimetero 45, D ikakubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye? Itegereze neza, usubizanye ubwitonzi rero igisozo cy'ukuri cyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uraza kugira kuri 20. Ndakeka ko wamaze kugihitamo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisozo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kino kibazo washobora kugihindura bagafata ziriya santimetero bakazishyira muri metero, bakavuga ngo A metero 0.25, B
metero 1.25, c metero 0.45. Bikaba byakugora ukabona ikibazo cyahindutse kandi ari cya kindi ari uko bahinduye ingero gusa. Ndi kubategura amasomo ku ngero rero kujya uzahita uyabonera ku gihe, kugira wanditse subscribe ukakanda nazabishyiraho ukazahita ubibonera ku gihe. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo ibinyabiziga bikoreshwa nka tagisi bitegereza abantu mu nzira nyabagendwa bishobora gushyirwaho itara ryerekana ko ikinyabiziga kitakodeshejwe. Iryo tara rishyirwaho ku buryo bukurikira. Ese rishyirwaho rino tara ku buhe buryo? Hano hari ibisubizo bine baba baduhaye, uhitamo igisubizo cy'ukuri ukacyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uraza kugira kuri 20. Ngiye kuvuga igisubizo cy'ukuri utari wamara kugihitamo, uhagaritse video kugira ngo uze kureba ko amanota ugize kuri 20 ariyo wari kugira mwa kino kizame cyabajijwe uyu munsi. Araho ngo ni itara ry'icyatsi rishyirwa imbere ku kinyabiziga, bega ngo ni itara ry'icyatsi rishyirwa ibumoso, sega ngo ni itara ry'umuhondo rishyirwa inyuma, naho deka ngo a na c ni ibisubizo by'ukuri. A ni itara ry'icyatsi rishyirwa imbere ku kinyabiziga, na c ni itara ry'umuhondo rishyirwa inyuma, bikaba ari ibisubizo bya nyabyo. Noneho urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari cye bino bisubizo bine baduhaye. Ndatekereza ko amaze guhitamo igisubizo cy'ukuri, ndatekereza ko amaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni a, ni itara ry'icyatsi rishyirwa imbere ku kinyabiziga. Ndakeka ko rero waramaze guhitamo a, ndakeka ko wari wamaze kucyandika ku papuro. Niba utari wagihisemo ndakeka ko kiramutse kigarutse kitakunanira. Erega niyo mpamvu tuba twaje gukosora bino bizamini byakozwe, ni ukugira ngo n'ubutagikoze kikagaruka mu kizami urakora ugikore. Bibutsa ko ngenda postinga n'ikibazo kiri gukunda kuza mu kizame, mujye mukireba mugikosore. Hari igihe gishobora kuza mu kizame cyawe cyaza ugahita ugikora. Genda bipostinga kugira ngo ugihite ubibona ku gihe. Ujya wanditse subscribe ukakanda, najya bishyiraho ugahita ubibonera ku gihe. Ikibazo cya kane kikabaza ngo itara ryo guhagarara ry'ibara ritukura rigomba kugaragara igihe ijuru rikeye nibura mu ntera ikurikira. Itara ry'umuhondo ni itara ryo guhagarara ry'ibara ritukura, rigomba kugaragara igihe ijuru rikeye nibura mu ntera ikurikira. Araho ngo metero 100 ku manywa na metero 20 mu ijoro, bega ngo metero 150 ku manywa na metero 50 mu ijoro, sega ngo metero 200 ku manywa na metero 100 mu ijoro. Deka ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari igihe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Uritegereza neza usubizanye ubwitonzi, igisubizo cy'ukuri cyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uraza kugira kuri 20 mwa kino kizame cyakozwe uyu munsi. Ese urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ndakeka ko amaze kugihitamo rero, ndakeka ko amaze kuyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni de, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Uzi impamvu nta gisubizo cy'ukuri kirimo? Ni gute wabonera itara muri metero 100 ku manywa haba ari nijoro ukarebera muri metero 20? Ahubwo iyo ari nijoro nibwo tureba kure. Ndakeka ko niba ari nijoro ukaba uhagaze wenda nk'inyamirambo, ushobora kuba uri kureba iyo hakurya i Remera, ukaba wareba n'itara ririyo. Ariko iyo ari nijoro, none hano ubu aho wareba ari ku manywa ni hanini kuruta aho wareba ari nijoro. Ibyo bintu ntabwo bibaho. Niyo mpamvu niba uri gukora mu kizame cyawe ugomba kujya witonda ukareba se kino kibazo bambajije, ubundi ukareba ko nawe ugashyira mu nyurabwenge. Urabona ko ntabwo wabona itara muri metero 100 ku manywa izuba riri kuva ngo muri metero nijoro ngo urebere muri metero 20. Ntabwo bishoboka. Ahubwo nijoro nibwo ureba itara riri kure cyangwa se riri no hafi, ariko nibwo wareba kure itara riri kure. Ndakeka ko rero waramaze guhitamo de, ndakeka ko niba utari wayihisemo umenye impamvu n'ikigaruka kitazakunanira. Ndakeka ko ikibazo cya gatanu kirabaza ngo iyo umuvuduko w'ibinyabiziga bidapakiye ushobora kurenga kilometero 50 mu saha ahategamye, bigomba kuba bifite ibikoresho byone byumvikanira mu ntera. Murabizi bitewe n'ukuntu ikinyabiziga gikoze, bitewe n'ingaruka gishobora guteza abandi bayobozi b'ibinyabiziga n'abandi bari gukoresha inzira nyabagendwa, biba bigenda bifite ibikoresho byone bigenda byumvikanira mu ntera igiye itandukanye. Nka volomoteri ni metero 20, yavuzeho n'ikiri muri metero 20 ukaba wayumva. Rero hano bavuze ngo iyo ibinyabiziga bidapakiye bifite umuvuduko ushobora kurenga kilometero 50 mu saha ategamye, bigomba kuba bifite ibikoresho byone byumvikana mu ntera. Hano baduha intera, ubwo cyavuza ihone kiri imwe mwa ino ntera baduhaye ukaba wacyumva. Araho ngo
muri metero 100, B ikavuga ngo muri metero 200, C ikavuga ngo muri metero 50, D ikavuga ngo muri metero 150. Urabona hano igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kihe bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko amaze guhitamo cy'ukuri hano, ndakeka ko amaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, muri metero 50. Cyavuze ihoni kikiri muri metero 50 ugahita ubyumva. Ndakeka ko rero amaze guhitamo C, ndakeka ko amaze kuyandika ku papuro. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo ibinyabiziga biherekeranyije mu butumwa ntibishobora gutonda uburebure burenga umurongo wa metero 500. Iyo bibaye bityo, ibinyabiziga biherekeranyije mu butumwa bishobora kugabanywamo amatsinda atonze umurongo utarengeje ibipimo bikurikira. Wenda reka mbaye nk'urugero nka kiriya gihe cyo kwamamaza, abaraga ukuntu biriya binyabiziga byagendaga, byabaga byakoze amatsinda. Kubera iki byabaga byakoze amatsinda? Byose ubitondesheje umurongo byabaga byatonda umurongo ukarenga metero 500, bakabigabanyamo rero amatsinda. Rero nayo amatsinda hari uburebure abatagomba kurenza, hari ibipimo abatagomba kurenza. Ibihe bipimo? Araba mutarengeje metero 50, B ngo utarengeje metero 100, C ngo utarengeje metero 150, D ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Wowe urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kihe nka bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi igisubizo cy'ukuri cyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uraza kugira kuri 20 mwa kino kizame cyabajijwe uyu munsi. Ndakeka ko wamaze guhitamo cy'ukuri, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, utarengeje metero 50. Riratsinda naryo riba rifite ibipimo bitarengeje metero 50. Ndakeka ko waramaze guhitamo rero A, ndakeka ko waramaze kuyandika ku gapapuro. Mbibutsa ko ukeneye kode watwandikira cyangwa ukaduhamagara kuri 088 9351626 tukagufasha kubona kode mu gihe gitoya. Iyo tumaje kugushakira kode tuba tubonye ko hari umunyeshuri wacu ugiye gukora mu minsi mike, ugahita twandikira kuri WhatsApp ikintu cyose cyagufasha tukajya turakiguhera ku gihe wazagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Murabizi niyo ntego yacu. Rero mutwandikiye cyangwa muduhamagare kuri iyo nimero asige tubafashe kubona kode mu gihe gitoya. Ukeneye kwiga by'umwihariko mu buryo bwa online bitagukundira bitewe n'akazi ukora, uze twigane mu shuri turakwigisha, ukaduha amasaha aboneka ku munsi. Niyo duhaye saa 3 z'ijoro, saa 4 z'ijoro turaboneka tukakwigisha, kuko hari nk'abo wenda tuba twigisha batari nko mu Rwanda bitewe n'amasaha yaho, bikajya bidusaba wenda kuba twanabigisha na saa 5 z'ijoro. Ngo byumvikane ko nawe ubonetse saa 5 z'ijoro turakwigisha, tukwigisha uri umwe, ahasigaye wazagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Murabizi ibintu byose byabaye iterambere, ntabwo ari ngombwa ngo uve iyo ngiyo uze hano i Kigali tukwigishe. Turakwigisha mu buryo bwa online, nkagusharinga screen ya computer yanjye ukiga nkaho turi kumwe. Ikibazo cya karindwi kirabaza ngo ibyapa byerekana inkomane y'inzira nyabagendwa n'inzira ya gari ya moshi bigomba iteka kumurikwa cyangwa kugarura urumuri ku buryo bigaragarira nibura mu ntera ikurikira igihe ijuru rikeye. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kihe? Araba mu metero 200, B mu metero 250, C mu metero 300, naho D ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Wowe urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri umaze kugitamo, ndakeka ko igisubizo cyanya cyo umaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. A ntabwo ari igisubizo cy'ukuri, B ntabwo ari igisubizo cy'ukuri, ndetse na C ntabwo ari igisubizo cyanyacyo. Ubundi kwa zino nzira za gari ya moshi ikintu ugomba kumenya, ino mihanda ya gari ya moshi ifata ubuso burebure. Kubera rero fata ahantu hari imihanda igenda yambukiranya umuhanda wa gari ya moshi. Impamvu hano baravuze ngo ibyapa bakavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, ahubwo ho hagaragazwa n'amatara yaka urumuri rw'umutuku agenda amyatsa. Iyo nka gari ya moshi igiye gutambuka, kubera ko haba hari imihanda igenda yambukiranya uwo muhanda wa gari ya moshi, kubera iyo mihanda ifata ahantu hanini, haba hari amatara rero bashyira ku iyo mihanda. Waba ugiye kwambuka umuhanda wa gari ya moshi ugiye kwambukiranya, bagahita bayacana, wenda bitewe nuko gari ya moshi yaje. Kandi murabizi iyo yaje igasanga ikintu mu muhanda irakigonga ntabwo igihagarara.
rero niyo mpamvu aho bahita bakoresha amatara ntabwo bakoresha ibyapa, niyo mpamvu hano nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko waramaze guhitamo de, ndakeka ko niba utari wahisemo umenye impamvu. Murabizi hano dukosora turi no kwiga. Ikibazo cya munani kikabaza ngo iyo kuva bwije kugeza bukeye cyangwa bitewe n'uko ibintu bimeze bitagishoboka kubona muri metero 200, ibinyabiziga cyangwa imitwaro bifite ubugari burenga metero 2.50 iyo bigenda mu nzira nyabagendwa bigaragazwa ku buryo bukurikira. Kubuhe buryo? Aravuga ngo inyuma ni amatara abiri atukura. Mbega ngo iyo bibaye ngombwa no ku mpera y'amabondo y'ikinyabiziga cyangwa y'imitwaro ni itara ndangaburumbara risa n'icunga rishije cyangwa ry'umuhondo. Seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Hano hari abantu benshi bakunda kumbaza ngo siyo bavuze ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ngo umuntu agahitamo A ngo nta n'igice bamuha. Ni system ibiri kugukosora, iyo utahisemo icy'ukuri uba wakije. Se ubwo iyo bavuze ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri washatse kuvuga ngo A ni igisubizo cy'ukuri ndetse na B ni igisubizo cy'ukuri, mu gihe D iri kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, aho baba bashatse kuvuga ngo A ntabwo ari igisubizo cy'ukuri, B ntabwo ari igisubizo cy'ukuri ndetse na C ntabwo ari igisubizo cya nyacyo. Urabona hano igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko bamaze kucyandika ku papuro rero, ndakeka ko bamaze kucyandika. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A ni igisubizo cy'ukuri ndetse na B ni igisubizo cya nyacyo. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo igice cy'umuhanda kiri hakurya y'umurongo mugari wera udacagaguye ugaragaza inkombe mpimbano y'umuhanda kiba kigenewe ibi bikurikira. Ese kiba kigenewe iki? Hano ibisubizo bine baduhaye, hitamo icy'ukuri. Aravuga ngo guhagararwamo umwanya muto gusa. Beka ngo guhagararwamo umwanya muto n'umwanya munini ndetse no ku mirongo ndetse no ku mihanda irombereje y'ibisate byinshi n'imihanda y'imodoka. Seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A ikaba ari igisubizo cy'ukuri ndetse na B ikaba ari igisubizo cy'ukuri, D ikaba nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimbibutsa ko bino bizame baba babajije ibibazo biragaruka. Mu kanya nujya mu kizame cyawe urasanga ibibazo bitanu byagarutse byo mwa kino kizame cyakozwe. Rero kugira ngo ugende ukore rimwe uhita utsinda, usubira kuri YouTube channel yacu ukareba n'ibyo twashyizeho mbere, ukajya ubikosora ukiha intego. Ku munsi wa gatatu nzajya nkosora ibizame bibiri mu gihe cy'icyumweru, uragenda ugakora rimwe ugahita utsinda. Ndakeka ko rero mwamaze guhitamo iso cy'ukuri hano, ndakeka ko mwamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo itara ndanganyuma rigomba gushyirwa aha hakurikira. Hehe? Aravuga ku nguni y'iburyo y'ikinyabiziga. Beka ngo igice cy'inyuma ku kinyabiziga. Seka ngo ahegera inguni y'ibumoso y'ikinyabiziga. Naho deka ngo ibisubizo byose ni ukuri. Hano babona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari ikimbi, gusa ko ngenda amategura amasomo agenda bafasha kumva neza bino bizame byabajijwe. Ubonye hari ikintu kiri kukugora uragenda ukacyandika muri comment zanyu zose ndazisoma nkazakibakurikirizaho. Nka ino weekend igiye kuza, uyu munsi tutariki 17 bitarenze tariki 19 muraba mwabonye video y'amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda, icyapa n'ibibazo byose babazaho. Kugira ngo uzahite uyibonera ku gihe, jya wanditse subscribe hakande kugira ngo nibishyira uzahite ubibonera ku gihe. Ndakeka ko rero wari wamaze guhitamo iso cy'ukuri hano, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Ubundi itarandanganyuma rero agomba gushyirwa hehe? Ese nizo y'ukuri ni A ku nguni y'iburyo y'ikinyabiziga? Ese ni B ku gice cy'inyuma ku kinyabiziga? Ese ni C ahegereye inguni y'iburyo inguni y'ibumoso y'ikinyabiziga? Cyangwa se nizo igisubizo cy'ukuri ni D, ibisubizo byose ni ukuri. Hano rero igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C ahegera inguni y'ibumoso ikinyabiziga. Ko murabizi niyo umuntu agiye kunyuranaho acahe ibumoso. Rero bashobora no kurikoresha bari kukwereka ko wenda wemerewe kuba wadepasa cyangwa utadepasa. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Kirabaza ngo nibura ikinyabiziga gitegetswe kugira uduhanagura birahuri dukurikira. Imvura iraguye ukabona hari utuntu turi kugenda duhanagura ikirahuri. Ese nibura ikinyabiziga kigitegetswe kugira tungahe? Aravuga ngo 2, beka ngo 3, seka ngo kamwe, deka ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kino kibazo gikunda kugaruka cyane, nujya mu kizamu utakizi uzamenye ko ari ikibazo.
Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanyacarikiye, rero ni igisubizo cy'ukuri nta kindi, ndakeka ko amaze kugihitamo. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni se kamwe. Nibura ikinyabiziga kiba gitegetswe kugira agahanagura kirahuri kamwe. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo usibye ibinyabiziga by'ingabo z'igihugu, ikinyabiziga kigendeshwa na moteri kiriho ibyuma ntamenywa cyangwa ikindi cyose gituma gikoreshwa mu gutera cyangwa mu kwitabara ntigishobora kugenda mu nzira nyabagendwa kidafite uruhushya rwihariye. Urwo ruhushya rutangwa n'aba bakurikira. Ndakeka ko bino binyabiziga by'ingabo z'igihugu bishobora gukoreshwa mu kwitabara cyangwa mu gutera. Ntabwo biba byagenda mu nzira nyabagendwa ngo ubone biri kugenda na zino modoka zanyu zisanzwe. Niyo bibaye ngombwa ko bigenda mu nzira nyabagendwa, hari uruhushya rwihariye baba bagomba kuba bafite rubemera ko babitwaramo. Ese urwo ruhushya rutangwa na bande mwa bano baduhaye? Ari mu polisi y'igihugu, beka ngo minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, seka ngo minisitiri w'ingabo, deka ngo ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro. We hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanyacari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri hano. Ndakeka ko igisubizo cyanyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu niyo ugomba kubataha runo ruhushya rubemerera kuba batwara bino binyabiziga bishobora gukoreshwa mu gutera cyangwa mu kwitabara. Ndakeka ko wamaze guhitamo rero B, ndakeka ko wamaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo ibinyabiziga bikurikiye bigomba kugira itara ry'ubururu imyatsa riboneka mu mpande zose. Ibihe binyabiziga? Aranga ngo ibinyabiziga bifite ubugari burenga metero 2 na santimetero 10. Beka ngo ibinyabiziga bya polisi y'igihugu. Seka ngo ibinyabiziga ndakumirwa. Deka ngo ibisubizo byose ni ukuri. Iyo bavuze ngo ibisubizo byose ni ukuri, bashatse kuvuga ngo A ni igisubizo cy'ukuri, B ni igisubizo cy'ukuri, ndetse na C ni igisubizo cyanyacyo. Urabona hano igisubizo cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igisubizo cy'ukuri cyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uraza kugira kuri 20. Hano rero igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, ibinyabiziga ndakumirwa. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo ibinyabiziga bihinga n'ibindi bikoresho byihariye bikoreshwa n'ibigo bipatana imirimo iyo bigenda mu nzira nyabagendwa igihe cya nijoro cyangwa bitewe n'uko ibihe bimeze bitagishoboka kubona neza muri metero 200 bishobora kugaragazwa inyuma n'amatara abiri atukura. Bipfa kuba bitarenze ibipimo bikurikira. Ni igihe bitewe n'ukuntu igihe kimeze, wenda ni igihe cy'ibihu, igihe cy'imvura hari ibihu, cyangwa se ni igihe cy'izuba hari umucucu, cyangwa se ni na nijoro umuyobozi w'ikinyabiziga ntabwo ari kureba muri metero 200. Rero hari ukuntu biba bigomba kugaragazwa kugira ngo bibonere kure, ariko bifa kuba bitarenza ibipimo bikurikira. Biba bigomba kugaragazwa n'amatara abiri atukura, ariko bipfa kuba bitarenze ibipimo bikurikira. Ibihe bipimo? Ariko ngo kutarenza umuvuduko wa kilometero 20 mu saha. Beka ngo uburebure bwabyo habariwemo ibyo bitwaye bukaba butarengeje metero 6. Seka ngo uburebure ntarengwa ntiburenga metero 8. Deka ngo A na B ni ibyo bisubizo by'ukuri. A na B ni ibisubizo by'ukuri. A ikaba ari igisubizo cy'ukuri ndetse na B ikaba ari igisubizo cyanyacyo. Urabona hano igisubizo cy'ukuri cyanyacyo ari igihe. Ndakeka ko wamaze kugihitamo. Ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ese waramaze kugihitamo? Ese waramaze kucyandika ku papuro? Niba utari wagihisemo, ndakeka ko kiramutse kigarutse kitakunanira. Erega niyo mpamvu tuba twaje gusura bino bizamini byakozwe no kugira ngo ikirakugora nikigaruka mu kizami urakora ntikikugore, uhita ugikora. Rero amanota uzajya ugira biba byiza yanditse muri comment kugira ngo umenye amasomo nagenda bateguriraho, ukagenda nambwira ibyagiye bikugora muri comment kugira ngo bibategurire ayo masomo nyabashyiriyeho. Murabizi intego yacu no kugira ngo mukore rimwe muhite mutsinda, ariko ubonye ukeneye no kwiga mu buryo bwa online turahari ngo tubigufashemo. Twandikire cyangwa uduhamagare kuri 078 935 16 n'ubundi ni nkaho twigana turi kumwe, kuko banaguhaye screen ya computer yanjye tukaya turava ku bintu tubyumvishe. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo uretse mu miji ku yindi mihanda yagenwe na minisitiri ushinzwe gutwara ibintu n'abantu, uburemere ntarengwa bwemewe ku binyabiziga bifatanye bifite imitambiko 3 ni nubuhe?
aravuga ngo toni 20, beka ngo toni 16, seka ngo toni 12, naho deka ngo toni 10. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari ikihe? Hano rero ndakeka ko amaze kugitamo, ndakeka ko amaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni se, toni 12. Bino bibazo bakunda kubibaza bijyanye n'amatoni, manza nzabikora video yabyo itari ikizame nkabiyabereka kugira ngo nibijya biza mujye mumenya ahantu bigiye bitandukanye nkabibasobanurira. Niba mukeneye ko mbibakorera mu byandike muri comment, reba abantu babinsabye nibona ari benshi ndabikurikizaho bibakoreyemo isomo. Ibi bintu bijyanye n'ibipimo bya toni nge nibabwira ko hari nk'umuntu ushaka gusubiza hano toni 12 mukanya gahura n'ikindi kibazo ukabona bavuze toni 24 kandi ubona wenda bijya no gusa ibibazo. Rero nimbona mwabinsabye mu byandike muri comment niba mubishaka bibategurire. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo buri modoka cyangwa buri muro kikuruwe niyo modoka bishobora kugira itara rituma umuyobozi yerekana ko yabonye ikimenyetso cy'uwitegura kumunyuraho. Iryo tara riba rifite amabara akurikira. Ayahe mabara? Aravuga ngo umuhondo, beka ngo icyatsi kibisi, seka ngo umweru, deka ngo umutuku. Hano babona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko amaze kugitamo igisubizo cy'ukuri, ndakeka ko igisubizo cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri cyanya cyo nta kindi ni B, icyatsi kibisi. Ndakeka ko rero amaze kugitamo, ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikira ni ikibazo cya 17 kibaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Tigeze neza icyapa dufite gifite ishusho. Ese uri kubona ari uruziga? Ese uri kubona ari mpande enye? Ese uri kubona ari mpande eshatu? Ibyo nibyo bita ngo ishusho y'icyapa. Ese uri kubona icyo cyapa kimeze gite? Kino cyapa ni mpande eshatu. Mu ndimi z'amahanga ni triangle, mu ndimi z'icyongereza ni triangle. Gifite umuzenguruko w'umutuku, ubuso bwera. Ubuso ni hari haba hashushanyijemo ibirango. Ibirango ni biriya biba bishushanyije mu buso by'umukara. Harimo agafresh kazamuka n'akamanuka. Kino cyapa gisobanura iki? Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa biburira. Ese gisobanura iki? Hano ibisubizo bine baduhaye. Iyo video y'amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda uzayirebe, nta cyapa kizongera kukunanira. Icyapa ubusobanuro bwacyo n'ibibazo babaza, ubundi wazagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Murabizi niyo ntego yacu. Kino cyapa kirasobanura ngo batubwiye ngo ukugendera mu muhanda ubisikanirwamo, beka ngo ukugenda mu muhanda ubisikanirwamo ntibyemewe, seka ngo cyerekana aho umunyegare agomba kunyura, deka ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Wowe urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi igisubizo cy'ukuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota araza kugira kuri 20. Ndatekereza ko amaze guhitamo igisubizo cy'ukuri hano. Ndatekereza ko igisubizo cy'ukuri bamaze kucyandika ku papuro. Hano rero igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, ukugendera mu muhanda ubisikanirwamo. Kino cyapa bagishyiraho cyane cyane iyo uvuye mu muhanda w'icyerekezo kimwe. Wa muhanda iyo wawinjiyemo ugomba gukomeza imbere mpaka uvuyemo, bahita bashyiraho kino cyapa kiburira kikubwira ko noneho wageze mu muhanda ubisikanirwamo kugira ngo utangire ubahiriza amabwiriza noneho yo mu muhanda ubisikanirwamo. Ndakeka ko wari wamaze guhitamo rero igisubizo cy'ukuri ari cyo A. Ndakeka ko wamaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo gutwara usungazunga mu muhanda. Aravuga ngo ni bibi ku binyabiziga cy'imitende ibiri, beka ngo ni bibi igihe cyose, seka ngo ni bibi ku kinyabiziga cy'imitende 4, deka ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Uri gutwara uzungazunga mu muhanda. Ese hano abona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko amaze guhitamo igisubizo cy'ukuri, ndakeka ko amaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, ni bibi igihe cyose. Ariko nawe ugomba kubyiyumvisha ugahita umenya ko igisubizo cy'ukuri kigomba kuba B, ni bibi igihe cyose. Uri kugenda uri kuzungazunga ujya iburyo ugaruka ibumoso, ntabwo umuntu ari kumenya icyerekezo uri kugendamo. Birashoboka ko umuntu agiye kugukatira ugahita umusanga aho ari ukabugiye kumugonga. Kugenda usungazunga ni bibi igihe cyose, dutitaye ngo ni ikihe kinyabiziga kiri kubikora, aba ari bibi igihe cyose. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo telefone ngendanwa ntigomba gukoresha. Ko telefone ari izacu ntitugomba kuzikoresha ryari? Ariho ngo hari ibimenyetso bimurika.
mbega ngo igihe utwaye ikinyabiziga ku muvuduko wa kilometero 20 mu isaha. Sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Mbega ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese telefone igendanwa igomba gukoreshwa ryari? Ndakeka ko wamaze guhita imeso cy'ukuri. Ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Nukubera iki nta gisubizo cy'ukuri kirimo? Nuko bundi gukoresha telefone ntibyemewe mu gihe uri gutwaye ikinyabiziga. Rero ahari ibimenyetso bimurika ntabwo ariho honyine babikubuza. Kuri B uri kugenda kuri kilometero 20 mu isaha ntabwo ariho honyine babikubuza. Niyo mpamvu hano nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ahubwo mu gihe utwaye ikinyabiziga hariho hose ntabwo wemerewe gukoresha telefone. Ndakeka ko ramaze guhitamo D, ndakeka ko ramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 20 nacyo cya nyuma cyabashwe nka kino kizame cy'uyu munsi cyabazaga ngo iyo mu muhanda hashushanyijemo umurongo wera ucagaguye ntugomba. Umurongo wera ucagaguye ntugomba. Hano ibisubizo bine baduhaye. Ariko ngo ntugomba kujya mu kindi gice cy'umuhanda. Mbega ngo ushobora kujya mu kindi gice cy'umuhanda bibaye ngombwa. Sega ngo ugomba guhagarika ikinyabiziga, naho deka ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Igisubizo cy'ukuri cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uraza kugira kuri 20 mwa kino kizame cyabajwe uyu munsi. Mbibutsa ko amakode ari kuboneka aho waba uri hose mu gihugu. Abambere batangiye kuzikuramo. Nkomeje gushimira abantu mwagiye gukora mugakora rimwe mugahita mutsinda. Namwe niba bitagenze neza ariko akaba aribwo ugeze kwa yeno YouTube channel yanyu, we andika ikintu cyakugoye asigaye nogerwaho uzakorera imwe utsinda. Ukeneye kwiga mu buryo bwa online, ukeneye ko tugugura, hari n'igihe uba ubonye nimero zacu wakerewe ukaba uzibonye kano kanya kandi ufite ikizame ejo. Uduha gahunda tukakwigisha amasaha menshi wazagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Ubonye noneho tutariganya ariko ukaba uri kubura amasaha make ngo ujye gukora, wanaduhamagara tukaba twanakugira inama z'ukuntu wakwitwara mu kizame ubundi wazagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Murabizi niyo ntego yacu. Ndakeka ko hano wamaze guhita imizo cy'ukuri. Ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B. Ushobora kujya mu kindi gice cy'umuhanda bibaye ngombwa. Uriya murongo wera irombeje hagati mu muhanda iyo ucagaguye uba ushobora kujya mu kindi gice cy'umuhanda bibaye ngombwa. Mu kihe gice cy'umuhanda? Murabizi mu Rwanda dukoresha igice cy'iburyo. Uba wagera rero mu gice cy'ibumoso bibaye ngombwa. Biba ngombwa ryari? Mu gihe ugiye kunyuranaho mu zindi ndimi z'amahanga mubyita kudepasa, cyangwa ugiye nko guhindura icyerekezo. Ndakeka ko waramaze guhitamo B, ndakeka ko waramaze kuyandika ku gapapuro. Noneho ndizera ko kino kizame dukosoye ari ikintu kikufashije. Hari ikintu ukora kiri kugugora cyandike muri comment. Niba uri hafi gukora urakosora ikizame cyose cyakozwe, ibibazo biri kugaruka, uri kujya mu kizame ukabona ibibazo 5 byagarutse byo mu kizame kimwe, ibibazo 7 byagarutse. Rero kugira ngo nugerwaho uzakore rimwe witutsinda. Ndabakunda cyane, Imana ibaho umugisha, mugire ibihe byiza kandi gukora rimwe niyo ntego yacu. Mugire ibihe byiza.